Pi Core Team kuri phone number yatanze uburyo bwo gukosora, ariko mu gukosora isaba yuko kuri ya nimero ya mbere waregistarinze uhinduraho, iyo ugiye kuyisimbuza uhinduraho imibare ibiri yonyine, hanyuma ibyo ukaba wabikora kongera ukabikora bitarenze haraza indi page no umaze gushyiramo amatariki munsi n'igihugu umaze kugishyiramo, munsi hari utuntu tubiri, utu tuntu tubiri mutwitondere, n'utuntu twa kare twa mpande enye muri ariya magambo tubanziriza ayo magambo, ntabwo tugaragara neza ariko utudomaho turi ibumoso. Amagambo ya mbere harakubwira ngo I consent to allow Pi network to correct and process a certain personal information n'ibindi. Aho ngaho ibumoso bwaho habanziriza ayo magambo domaho, hasi kuri let's go hagahinduka ibara ry'umweru cyane ukarikandaho, nako hasi nako ukabigenza uko, nako ugakandaho ukinjira, ukaba ugiye ku yindi page ujyaho. Rero umaze gukora iyo ngiyo bagenda bakwereka I agree, iyo ukanze ku kambere bakwereka I agree cyangwa se I declined, ugakanda kuri I agree, n'aka kabiri nuko. Iyo ibyo ngibyo birangije bakujyana ku page nanone ugiye gufotora irangamuntu, barakubwira ngo bakwereka irangamuntu itungaho urutoki, icyangombwa gitungaho urutoki, kugira ngo murakabona batungaho urutoki. Hanyuma munsi haranditse ngo type in your information, shyiramo amakuru yawe, ukora next kugeza bifungutse. Sibyo? Ano ngo what will you need, urabazwa iki? ID photo ugakandaho, bigakora next, ukongera ugakora next, ukazana hariya nari mbabwiye type in your information, ukongera ugakora next, bakwereka noneho ujya nko kujya gukora liveness identity information, ukongera ugakora next, bakakujyana payment kabakana ari nta makemwa. Iyo umaze gusubmitinga baguha message ikubwira ngo submit application, bakakubaza hasi mu ibara rya move mu nyuguti z'umweru ngo yes data is accurate, yego amakuru ni nta makemwa. Iyo ukanzeho cyangwa ukavuga uti no I want to edit, ndashaka kubisubiramo kubikosora, ariko iyo ukanze kuri yes data is accurate, amakuru ni nta makemwa, ukandaho ugategereza bikikaraga. Iyo bimaze kwikaraga babyemeye barakubwira ngo itandukanye no kongera gukoresha ameza y'akarahanyuze mu bikorwa byawe. Waba ufite hoteli, waba ufite moteri, barandi restaurant ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, ameza nk'aya ngaya wajya guherera ukibaza ati isagezwa mu gihugu cy'u Rwanda gute? Imitako yongera ubwiza bw'inzu yawe, iyi shuro ntabwo bikiri inzozi zawe, ku meza nk'aya ngaya yongeye kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda. Beauty and Wood Limited, igisubizo cy'abanyafrika guturuka mu Rwanda, abazaniye ameza mwajyaga mutekereza ko bidashoboka, abantu bakabategurira neza yuje ubwiza bw'ibyiza bikomoka ku bidukikije, bakanyamabuye meza ateye amabengeza, ibiti biryoheye amaso, indabyo nziza ibishaka bazubaka mu meza yawe ukajya uziramwo imbere. Waba uri kubaka hoteli n'ibijyanye nayo, apartment, waba uri kwiyubakira inzu yo kwiberamo, ibijyanye n'ameza barakudezayiningira bigahura neza n'inyubako yawe. Wabahamagara kuri nimero zikurikira 07885497 cyangwa se ukabasanga aho bakorera Nyarugenge mu mujyi hafi na Ropo ni post umanutse gato werekeza Nyabugogo, hejuru y'umuhanda niho uhita ubona icyapa cyanditseho Beauty and Wood Limited. Beauty and Wood Limited, igisubizo ku banyafurika. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints, kuko ari yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu cyimbo, umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshya aho dutuye naho dukorera. Hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite nasigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswa ahandi, duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako guhuya.
mu Rwanda kandi twihariye gukora amasitike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produit za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose, naho kurangura ni Remera haruguru ya gare ku Muhima hateganye na Hotel Kapi mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze ni Rusizi, ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produit za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Beta Paints, best quality, best price, good services. Bakunzi b'Ihumure TV muraho mumeze neza, nongeye kugaruka muri uyu mwanya. Shimira nose bakoze subscribe ku Ihumure TV, nawe utarayikora uyikore. Tubane muri izi nkuru zacu n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Ndi kumwe na Muzehe Tito, ngiye ndikuzo Emi. Muzehe waramutse? Mwaramutse neza. Okay, nta mpamvu yo gutinda no gukubita tubangura twihuta. Nageza ko tugarutse mu gice nanone cy'ubukungu kugira ngo tumenye ku bantu bari mu mushinga wa cryptocurrency cyangwa se muri industry ya crypto mu ikoranabuhanga n'amafaranga n'ubutunzi, kugira ngo abizera babashe kuba batunze byose kandi umwuka akoreye mu mubiri muzima. Rero niyo mpamvu tugarutse ndi kumwe na Tito kugira ngo atwinjize nyirizina mu mitwarire n'imikosorere n'imimerere y'uburyo bwo kwinjiza amafaranga mu ikoranabuhanga, kugira ngo abadukurikiye mwese ibi bibagireho umumaro kubera ko mwafashe uwo mwanya. Kari Muzehe. Murakoze cyane. Ndabasuje mwese abakurikiye Ihumure TV, kandi mbifuriza kugubwa neza kuri buri wese aho aherereye bitewe n'ibihe aherereyemo nako arimo. Tukaba rero tujye kugaruka kuri cryptocurrency nk'uko bisanzwe, cyane cyane ya Pi Network. Ntabwo murumva mbabwira izindi, mbibwira Pi Network. Ni kimwe rero muri cryptocurrency zikomeye cyane, cyangwa se igiye gukomera cyane. Turavuga ko ikomeye, hari izindi zikomeye tuzi ziri ku isoko zikora zunguka zimeze neza. Iri ku isonga ni Bitcoin, hagakurikiraho za Ethereum, hakaza za Tesla, hakaza za Solana n'izindi cyane za Doji. Ariko Pi yaraje isa nkaho icecekesheje amakuru yazo neza iragenda irazimira. Uku kuzimira rero itarajya ku isoko ubwabyo ni ikintu gikomeye gihambaye tugomba kumva kandi tugaha agaciro. Ntari ninjira rero muri updates mbafitiye, ni updates zasohowe na Pi Core Team cyangwa se amakuru. Hari ibyo baba basohoye nk'itangazo official, ariko ibyinshi babisohora nka updates ari byo biza gukurikirwa n'amatangazo. Uyu munsi rero turi ku itariki nyine enye ni Gashyantare umwaka wa 2025. Ibyo nagira ngo mbabwire mbere yuko twinjira muri izi updates nuko dusigaranye iminsi 24 kuko twahawe 28 kugira ngo igihe cy'imbabazi buri mupayoniya wese yahawe kirangire. Uwo mupayoniya wagihawe ninde? Ni wa muntu ufite KYC atarayikoze. Icyo gihe kirangiye utarayikora byakugiraho ingaruka yo kwamburwa Pi zawe wamayininze. Hanyuma ni wa wundi nanone waba yarakoze KYC ariko mainnet checklist za ntambwe 9 atarazuzuza, nawe byamugiraho ingaruka yo kwamburwa Pi. Mbibutse ko buri mupayoniya yuzuza kugeza ku ntambwe ya 7 gusa. Iya 8 n'iya 9 ntibikureba, bireba aba validators ndetse na core team. Rero nahawe nahange kugira ngo ubyuzuze wicare utegereje umayininge ukurikira amakuru. Hanyuma rero updates ibyo byari kwibukiranya. Mbibutse yuko mukomeze murebe ikiganiro twakoze ntabwo kirasohoka ariko kiraza gusohoka. Ubu tuvugana kiri hafi kubageraho, kigaragaza uko bakora registration. Ariko iki ngiki turimo kubabwira kiraza gusohoka ari uko icyo cyabagezeho. Mukitegure nako mugikurikirane cyane kugira ngo mujye mwinjiza abantu, kuko ikigezwe no kwinjiza abantu cyane no kumayininga nta makosa mushyizemo. Noneho rero updates
ubu tuvugana turimo kuganira iki kiganiro ndimo kukibagezaho cyangwa turimo kukibagezaho updates zasohowe na Core Team. Imwe imaze amasaha 10, indi imaze amasaha 11, indi imaze amasaha 13. Iyo ngiye imaze amasaha 10 rero yerekeranye n'iki? Ni yerekeranye n'amazina adahura muri KYC ndetse no guhindura phone number. Aka kantu mukiteho dushaka turasohoreza kuko niyo twasohoreza aha niho ruzingiye. Umuntu afite amazina ya registarinzeho muri Pi Network, agiye gukora KYC ashyiramo amazina anyuranye nayo ya registarinzeho. Urugero ngiye kurubaho. Umuntu ya registarinze akoresheje Facebook, kandi Facebook ye yanditswe mu mazina wenda ya sekuru, niyo mazina ari buzeho kuri account ya Pi Network. Najya gukora KYC azagaragaza amazina ye bwite ari ku ndangamuntu ye, usanga anyuranye na yayandi. Undi yagiye kuregistaringa akoresha umurongo wa telefone uri mu mazina y'uwo wumutije, akoresha amazina ye ariko umurongo wa telefone uri mu mazina y'undi muntu wamutije iyo simukadi. Kwa kundi umuntu yafataga simukadi ibaruye ku wundi muntu akaba ariyo yikoreshereza. Uyu munsi agiye gukora KYC ntabwo yemewe kuko iri mu myirondoro adafite kuri ya phone number. Kubihuza biragoranye, biragoye ko umuntu azabona izo payi. Iyo ngiyo yo no kuyikansoringa no gukora inshyashya n'abakurira inzira ku murimo. Icyashoboka nuko wajya mu kigo cy'itumanaho kibishinzwe bakagufasha ujyanye n'uwo muntu niba kiriho, akagufasha kuguhindurira kubemeza, bakaguhindura ya nimero ya telefone bakayikwandikaho wowe wa mininga guyikoresheje. Bitari ibyo iyo konti urakora inshyashya. Hanyuma rero urwo runyurane rw'amazina ari kuri account winjiriyeho nari muri KYC binyuranye, ugomba kunyura mu nzira zemewe, ugasaba yuko bagufungurira ukongera ukabisubiramo ukabikosora, cyangwa se niba bigikosoreka, cyangwa se niba bagusubije ukabikosora. Benshi tubandikira dusaba gukosora ibyo bintu, kandi bamwe bagenda babasubiza tukabibona, uwo bitarageraho urategereza. Phone number nayo rero birahindurwa. Pi Core Team kuri phone number yatanze uburyo bwo gukosora, ariko mu gukosora isaba yuko kuri ya nimero ya mbere wa registarinze uhinduraho, iyo ugiye kuyisimbuza uhinduraho imibare 2 yonyine. Hanyuma ibyo ukaba wabikora kongera ukabikora bitarenze inshuro 5. Rero biraza kugusaba yuko ukoranye n'ikigo cy'ikoranabuhanga kiwanyu bagufasha guhindura iyo phone number, ugashyiramo iyo phone number ari uko uyifite koko. Hari abagiye barabikora habarabyemeye batarabyemeye simbizi, ariko bakabikora iyo nimero bashyizemo ntayo bafite. Nawe ujye ubanza mutekereze rwose. Hanyuma rero ahangaha batanze umurongo wo kuvuga ko ibyo bintu bigomba gukosorwa vuba na bwangu kugira ngo bidufashe kwihutisha Open Network. Icya kabiri, indi update batanze nababwiraga imaze amasaha 13, yo noneho irahamagarira abantu 3 kugira uruhare mu kwihutisha Open Network. Ni bande? Umupioneer, uwa kabiri umudeveloper, uwa gatatu merchant. Pioneer ni umuntu wese umayininga Pi, uhamagariwe gukora mu buryo bwose bushoboka. Itangazo riragira riti, cyangwa se ubukangurambaga buravuga ngo help prepare for Open Network in any way you can, whether you are pioneer, developer or merchant, so we can collectively move towards the next part of Pi's journey. Waba uri umupioneer, waba uri developer ni babandi bakora systeme z'ikoranabuhanga
cyane cyane zizaza gukora muri Pi Network cyangwa se ba nyirazo. Waba uri umucuruzi, buri wese ku ruhande rwe nagire uruhare mu kuzuza ibyo ashinzwe afite mu nshingano, bitume imibare ikenewe igerwaho kugira ngo Open Network ive mu nzira. Reka nivugire ku ruhande rw'abapioneer. Ese pioneer wese uzi ko amayininga Pi kandi akaba ategereje Open Network, waba usobanukiwe ibyo usabwa ibyo ari byo? Ese niba ubizi, waba usobanukiwe uburyo babishyira mu bikorwa nta makosa ushyizemo? Ese ibyo niba ariko biri, waba ugerageza kubishishikariza n'abo ushinzwe, baba abari muri security circle muri rusange, abo winjije muri referral team yawe, mu ijambo rimwe urabibashishikariza nawe? Ese niba ubibashishikariza, utera intambwe yo gufasha? Ubundi ntabwo ari ngombwa bari muri referral team yanjye gusa, abatari muri referral team yawe bo urabazi, uruhare ugira rwo kuvuga uti ni abantu bacu, ni bagenzi banjye, ni inshuti zanjye. Hari abantu bamwe badashaka yuko binamenyekana yuko amayininga, bikaba intandaro yo kubana na bagenzi be, ariko adashobora kubaha ayo makuru ngo bayakerense cyangwa se bayemere. Gerageza bikunanire aho kugira ngo unanirwe kugerageza. Uragerageza iki? Gerageza kubimenyesha bagenzi bawe. Niba utanabishoboye, babwira uti hari umuntu nzi wabafasha. Urugero nkanjye mfasha abantu mu kuzuza mu gukora buri kimwe cyose hano muri Pi ku bijyanye n'umupioneer. Nimero zanjye murazizi, niyo nanazibabwira, ni 0788321418. Ukampamagara ukambaza, ukambwira uti nkeneye ubufasha kuri Pi, ukambaza ibintu bibiri: nakubonane birasaba iki? Ibyo byarabananiye, ariko simbe bacyuriye. Ariko niyo waba uri hanze y'igihugu nta kibazo, kuko hari abo dukorana bari muri Amerika, hari abari mu Bubiligi, hari abari muri Korea, abo kandi nabafasha kandi bigakunda. Abandi bakurikira ibiganiro, wajya kurora ugasanga ibintu yabikoze neza. Mujye mukurikira ibiganiro tubagezaho. Nk'icyo kiganiro nababwiraga cya registration, benshi barabibona yuko ubikurikije, benshi ujya gusanga ugasanga biyandikishije neza pe, kandi nta wundi muntu bari kumwe, ahubwo yakurikiye video cyangwa kuri Kamanzi Official cyangwa se kuri Ihumure TV. Tujye kujya noneho muraza kubona n'icya KYC, uko wakora KYC byose mu byitegura. Ibi byose ni ukugira ngo ubufasha bwanjye budashobora kugera guhaza abo bantu bose. Basi mu bantu 100 bari babukeneye, ariko 70 cyangwa 50 babikurikire kuri video, babyikorere kandi bibagirire umumaro. Nubwo buryo nizo updates badusaba gukurikiza kugira ngo bitufashe kurushaho gutegura systeme ibe yujuje ibyangombwa byose, ariko natwe twujuje ibyangombwa byose, bityo twitegure Open Network. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo, twandikira muri comment cyangwa se directly SMS, cyangwa ukaduhamagara kuri telefoni nkuko nayibahaye, cyangwa se nimero za Emi hano kuri Ihumure TV, tukagufasha kurushaho. Je Ntete Kamanzi ntabwo mbibwira bwa kangahe, ariko ni byiza aba tutatangiranye, wenda hari n'ababahereye hagati, umuntu asoza ayivuga kugira ngo amenye ninde bari kumwe. Ibisigaye jya ugeza iyi video kuri bagenzi bawe, ibyo bita gusharinga, jya ugeze kuri bagenzi bawe rwose, kugira ngo nabo bahonde ushobora kugeraho. Hari umuntu watubwiye ngo ikaritsiye y'iwabo ngo nta nubwo bashobora kumenya yuko ibyo bintu nabizi. Hari n'uwo bahamagaye turi kumwe, noneho bamubaza ngo tukubonye muri Pi, arahakana, kandi umuntu yamubonyemo. Ati si uyu muntu uko yampakaniye? Aramuhamagaye ngo none si ibyo bintu uko ntabizi, kandi tureba izina ry'uwo muntu baranaturanye. Rero nta gisasu kirimo, nta wenda kuzikwambura, tuzamukurikirana. Mbibutsa yuko turimo kubategurira byinshi byiza bizagumya kunyura hano, mbasaba kudakuraho urushinge cyangwa se
kamera zanyu yo gukora KYC. Nk'uko mwabonye registration ya Pi Network account, uyu munsi noneho turajya gukora KYC. Mumaze kubona ama updates, ubu ngubu dufite umuvuduko udasanzwe ku bijyanye na Pi Network, kugira ngo twitegure cyangwa se turebe uko twasanganira open network. Mu gihe rero itaraba, hari byinshi tugomba gutunganya kandi tugomba gufatanyamo, ari nabyo tugiye kubagezaho. Nyuma ya registration tugiye gukora KYC noneho. Kandi iyi KYC bundi impamvu tutabibaha video bigaragara, tukabasomera uko biri, hari ibitajya muri kamera nk'uko amahame n'amabwiriza ya Pi Network ari. Iyo rero bidakunda, atari byo, ntabwo tubikora, cyane cyane iyo bigeze ku makuru ari private. Iyo privacy iguma iri private kugira ngo tutaza kubihanirwa. Ko iyo urebye nabi Pi Network itikubana direct video utarana uploading. Rero ku mpamvu tutabibereka ni iyo ngiyo, ariko dufite ubundi buryo tuzabiberekamo, ariko hagataha mu rwego kugira ngo dufashe ya ntego yacu yo gufasha. Ntabwo twaririmba ubufasha gusa tutabishyira no mu bikorwa. Ubu rero turi mu ngingo yo kubishyira mu bikorwa, ikaba ari nayo ntego yacu, buri wese aho ashobora kubyikorera. Mutazagira ngo ni n'ubwiru tubahisha. Hari byinshi tutababwira mu rwego kugira ngo abadasobanukiwe bataza kubyangiza, sibyo? Ikindi, hari igihe tubikora mu rwego rwo kugira ngo dufashe abo bantu batabisobanukiwe, tugenda tugira utwo tumwereka, noneho amenye kubyibikira, ejo cyangwa ejo bundi abe yabikorera n'abandi. Ariko abantu benshi ubusanga batari tayari kugira ngo batiteguye kubyumva no kubyakira, ugasanga turaruhira ubusa. Ubu rero buri wese ndagira ngo mbacire uyu mugani, mwoge magaza amazi si yayandi. Ndabasabye mwoge magaza amazi si yayandi. Ibintu utamenya kubyikorera bizaguhenda ku giciro udashobora kwiyumvisha. Twagiye tugiye gukora KYC. Umuntu ugiye gukora KYC, umupayini ugiye gukora KYC, bimusaba iki? Mbere na mbere bigusaba telefone ifotora neza. Mbisubiyemo, bigusaba telefone ifotora neza. Cya kabiri, bigusaba telefone irimo umuriro uhagije, kandi bikagusaba kuba ufite interinete ihagije. Kandi ikindi, ntugomba kubikora mu masaha mu gihe kijimye, bikore mu gihe hagaragara neza. Wikwiruka ngo ubonye KYC ngo nijoro ngo barayijyana, wabwiwe nande ko bayijyana, ubu utaramenya kuyikora ukamenya igihe igendera, nturamenya igihe izira uzi igihe igendera. Iyo abantu rero bajya kwigira banajyuwa naho bahera, ikintu ntazi igihe cyaziye yakibona induru akayishyira ku munwa ngo kiragenda. Wabwiwe n'iki gihe kizazira, ubwiwe n'iki gihe kizagendera. Tuza banzu mujye mukurikirana amakuru, nicyo kintu cya mbere. Umunyarwanda aravuze ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Twagiye tugiye gukora KYC yacu, ukaba ufite kandi icyangombwa wiyemeje gukoresha cyangwa se ufite. Ibyangombwa byemewe muri Pi Network ni ibyangombwa bitatu, ntubishyiriramo icyarimwe ahubwo uhitamo kimwe. Ni irangamuntu, ni perimi cyangwa uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga, cyangwa passport. Ibyo byangombwa bitatu nibyo byemewe, ugahitamo kimwe ukoresha. Noneho rero iyo umaze kubyiyegereza, ukareba, ukabanza ugatunganya kandi telefone yawe, ukajya muri settings, ukajya muri app management, ukareba applications zawe ziri allowed, ukareba iziri denied, ukagenda uzallowing, uzemerera gukorana na telefone, ukazihera ku murongo telefone ukayizenguruka. Uryo bitwara umwanya, birandusha abo tujya tubikorana bajya babibona. Ibyo wabirangiza ukupdatinga email yawe. Email yawe banza ugende uyupdating. Updatinga email nabyo tuzabigarukaho, ariko tunyarutse buhara bari giye gukora KYC. Ujye kuri email hariya muri profile, unyuze hariya tumayiningira mu dukoni dutatu ibumoso hejuru, ukajya kuri profile hasi ukayikandaho, ukinjira ukabona kuri email update, ugakanda kuri update, bakakuzaniraho uyishyiramo, ukayishyiramo, amara kuyishyiramo ugakora kuri verify, ikaragaho nk'amasegonda 2-3, ugahita uvamo ukajya muri email, ugategereza message, bamara kuyiguha ukabona hasi akantu mu ijambo
ry'ubururu, mu ibara ry'ubururu, akanyuguti kanditse click here, iryo jambo here mu ibara ry'ubururu ukarikandamo, wamara kurikandamo bikikaraga ikaba successful, updated, verified successfully, ukavayo ugasubira muri Pi Network ukabona ijambo finish ukarikandaho, ukaba updatinze email yawe, urishoboye yuko email ugiye gukoresha ko barayikubaza. Iyo rero birangije ufata telefone yawe ugafata application ukayifungura, ukajya hariya tumayiningira, ugakanda mu dukoni dutatu ibumoso hejuru, cyangwa direct ugahita ukanda hariya handitse ngo deadline to complete your KYC, ugahita ukanda hariya muri Mainnet checklist. Iyo umaze gukandamo cyangwa wanyuze hano mu dukoni dutatu ibumoso hejuru ugakanda kuri Mainnet, bikakuyobora kuri Mainnet checklist, ukayikanda ukajya kuri steps, ukajya kuri 7. Igeze kuri 7 nta kindi ukora, ikwinjiza muri Pi browser. Iyo imaze kukwinjiza muri Pi browser nkuko bisanzwe, iyo usanga mu application ya Pi browser ntabwo unyura hariya handitse ngo sign in to Pi browser, ukanda handitse ngo alternative sign in. Sign in to Pi browser ni ugiye kuyidownloading utari uyifite, winyurira hariya hasi rero. Iyo imaze gufunguka ukanda muri KYC, niri application ya gatatu hasi ibumoso. Iyo imaze gufunguka, iyo yanze urongera ukayifungura. Iyo imaze gufunguka ubona amaboko abiri ahana ibiganza biramukanya banakubwira ngo nice to meet you, KYC, nice to meet you. Hanyuma rero munsi yayo maboko niho urugendo rutangirira. Ubigenza uti? Bakwereka ngo enter the country on your personal ID to start. Ugiye kubyuzuza. Change language, your language. Ururimi ugiye gukoresha n'uruhi. Indimi zemewemo zirimo hariya. Ukandaho ugahitamo English niba ukoresha English, ugahitamo France cyangwa French niba ukoresha Igifaransa. Iyo umaze kwemezamo ururimi, hepfo barakubaza date of birth, itariki wavukiye. Habanza umwaka, hagakurikiraho ukwezi, hagakurikiraho umunsi wavutse cyangwa itariki wavutseho. Hanyuma munsi yaho handitse country, region or territory on your ID. Ese igihugu cyangwa agace utuyemo nakahe? Ese agace kanyu kitwa East Africa cyangwa ni leta ya Arizona, simbizi, ariko niba ari u Rwanda andikamo u Rwanda. Urakandamo wandikemo ijambo rwa. U Rwanda ruhite ruzura ukandeho ruhite rwiyandikamo. Nirumara kwiyandikamo, umaze kuruhitamo urwemejemo, haraza indi page. No, umaze gushyiramo amatariki, munsi n'igihugu umaze kugishyiramo, munsi hari utuntu tubiri. Utu tuntu tubiri mutwitondere. N'utuntu twa kare twa mpande enye muri ariya magambo. Tubanziriza ayo magambo ntabwo tugaragara neza ariko utudomaho turi ibumoso. Amagambo ya mbere harakubwira ngo I consent to allow Pi Network to collect and process a certain personal information n'ibindi. Aho ngaho ibumoso bwaho habanziriza ayo magambo domaho, hasi kuri let's go hagahinduka ibara ry'umweru cyane ukarikandaho, nako hasi nako kabigenza uko, nako ugakandaho ukinjira, ukaba ugiye ku yindi page ujyaho. Rero umaze gukora iyo ngiye bagenda bakwereka I agree. Iyo ukanze ku mbere bakwereka I agree cyangwa se I declined, ugakanda kuri I agree. Naka kabiri nuko. Iyo ibyo ngibyo birangije bakujyana ku page nanone ugiye gufotora irangamuntu. Barakubwira ngo bakwereka irangamuntu itungaho urutoki, icyangombwa gitungaho urutoki, kugira ngo murakabona batungaho urutoki. Hanyuma munsi haranditse ngo type in your information. Type in your information, shyiramo amakuru yawe. Ukora next kugeza bifungutse. Sibyo? Ano ngo what will you need? Urabazwa iki? ID photo ugakandaho. Bigakora next, ukongera ugakora next, bakazana hariya nari mbabwiye type in your information, ukongera ugakora next, bakwereka noneho ujya nko kujya gukora liveness identity information, ukongera ugakora next, bakakujyana payment, kameze gutya.
murakareba niba bigaragara simbizi. Hanyuma ugakora next, bigakomeza ukagera noneho aho bagiye kugusaba gushyiramo indangamuntu yawe cyangwa se icyangombwa wahisemo. Rero bakwereka ifoto yemewe n'ifoto itemewe. Iri ibanza handitseho good iremewe, hepfo bad ntago yemewe. Hanyuma munsi uhitamo icyangombwa ugiye gukoresha, niba ari permis, niba ari passport, niba ari ID. Wamara kuyishyiramo ugakomeza. Mu gukomeza hasi hahita yandikamo I am ready, ugakanda kuri I am ready. Umaze gukanda kuri I am ready, hari igihe telefone yawe ibe tihuje neza na za application yo babikuzaniye ngo allow Pi browser to take pictures and record video. Ukanda kuri while using the app. Ego ibyo umaze kubikora birafunguka, bakakuzanira noneho. Ntago mbibereka kuko buriya ni amakuru y'ibanga y'umuntu, harimo indangamuntu y'uwo nafotoraga ngamije kwigisha nyine. Hanyuma bakuzanira aho ufotora ifoto bwa mbere, aho ufotora ifoto bwa mbere. Ifoto indangamuntu uyifotora utya imeze nk'uko iyi telefone nyifashe ni none ukayifotora utya, uko yajyamo kose ijyamo, ukayiringanizamo ukayifotora. Wamara kuyifotora bakakubwira ngo hindura inyuma, ugahindura naho ugafotora. Hanyuma iyo umaze kubikora ukora kuri submit, bikagenda. Iyo bigiye bakuzanira indi page nanone yanditseho amagambo mu ibara rya move avuga ngo please enter your data in the same language that your ID is written in. Shyiramo amakuru yawe neza neza mu rurimi indangamuntu yawe yanditsemo. Muri make, niba ku ndangamuntu yawe hano ururimi twahisemo murabizi ko ari Icyongereza, ariko niba ku ndangamuntu yawe handitseho domina mu Kinyarwanda, ntabwo uri bujye kwandika domina mu Cyongereza. Uko ku ndangamuntu yawe byanditse ni kuri bubyandike. Icyo cyumvikane. Hanyuma bakakubwira ngo example, if you use on ID completely written in Korean, you should fill your name and surname in Korean as well. Niba ku ndangamuntu yawe yanditsweho mu Kinyakoreya, ni nakuri bwuzuze ayo makuru yawe muri urwo rurimi. Ntabwo uri bujye guhindura ayo mazina mu rundi rurimi kubera ko ari rurimo gukoresha, kandi amazina ni umwimerere w'ururimi rw'igihugu. Hanyuma rero baradutangiza first name. Ngewe nitwa Tite Kamanzi, ndabanza Tite, kandi ku ndangamuntu habanza Kamanzi hagaruka Tite. Ariko kubera ko ari muri style ya Cyingereza, ndabanza first name ni Tite, mbikore. Last name, middle name n'amazina y'umugereka ntayo, kuko urishyiramo hano ari ku cyangombwa ukoresheje ririho, none ntaryo. Hanyuma last name niho ndi bushyire Kamanzi, kandi uko byanditswe ni mu nyuguti nkuru hariya ku ndangamuntu, ubwo niko ndi bubyandike. Gender muri kariya kantu k'akazu hirya k'agafresh kagize gutya gacuramye, uragakandaho haze amoko y'ibitsina, uhitemo igitsina cyawe. Hari female hakaba na male. Niba uri igitsina gabo urahitamo male, niba uri igitsina gore urahitamo female. Ubwo mvuze igitsina murabyumva ukundi, ariko niko kimeze nyine. Hanyuma rero munsi ushyiremo date of birth, urashyiramo itariki y'amavuko, umwaka, ukwezi, umunsi wavutseho cyangwa se itariki wavutseho. Munsi ushyiremo email yawe, wibuka ko wamaze kuya-updatinga. Hanyuma munsi hariya document ID number, urandikamo nimero zawe ziranga muntu. Numara kwandika nimero zawe ziranga muntu, uremeza ujye uragaragaza nako expired date of ID. Indangamuntu yawe izarangira ryari? Abafite igihe izarangirira bashyiramo umwaka, ukwezi n'itariki. Ariko niba nko mu Rwanda ntabwo dufite indangamuntu ifite igihe izarangirira, munsi yaho haranditse ngo my ID card does not have expiry date.
ni ukuvuga ngo ikarita yanjye y'irangamuntu ntabwo ifite igihe izarangirira. Ako kantu k'akazu kabanza kijimye niko ukandamo kakavivuka, ubwo uba ugaragaje ko nta gihe ifite izarangirira. Munsi yaho handitse country of residence, igihugu utuyemo ubu ngubu. Urugero nk'abantu b'impunzi, afite indangampunzi ariko igihugu atuyemo ni u Rwanda. Iyo amaze rero kwandika igihugu atuyemo ko ari u Rwanda, ariko yuzuza KYC bwa mbere yashyizeho ko ari umurundi kuko ari impunzi, ariko gashyiraho n'igihugu atuyemo ko ari u Rwanda. Cyumvikanye icyo ngicyo. Hanyuma rero iyo urangije ibyo ngibyo bakubaza kuzuzamo igihugu utuyemo ubu ngubu, bakubaza line address line 1. Address line 1 ni nimero, urugero nimero z'imihanda, hakaba na address line 2. Ngiye kubaha ingero. Ngiye gutanga urugero ruzwi mu birebereho. Murabona mu mujyi wa Kigali inyubako yo kwa Makuza, umuhanda wo munsi yayo ureba ku musigiti, handitseho KN, ubwo ni Kigali Nyarugenge 84 niba ntibeshya ST cyangwa sa na ta. Hagomba kuba hacamo umwanya ntibifatana. Ubwo uraza kwandika kandi mu nyuguti nkuru nkuko byanditse hari, ugomba kuba ubizi. Niba utabizi ndakubwira uko bigenza. Abantu batuye ahantu hatari nimero z'umuhanda, ndaza kubabwira ukuntu buzuza KYC biboroheye, nabyo bikemerwa. Uwo muntu utuye aho ngaho, iyo nimero y'umuhanda wishyiraho, hanyuma ugashyiraho line 2 avenue, wa wundi uzamuka kujya kuri Beka, hagati yo kwa Makuza no kuri Beka. Icyo gihe ni KN niba ntibeshya 4 ugasiga umwanya nyine ave, ubwo ni avenue. Noneho iyo ibyo ngibyo utabizi, izo nimero utazizi, utazibuka, utazishoboye, ikintu ukora kuri line 1 ushyiraho 01 no kuri line 2 ugashyiraho 01. Hanyuma city ukandikamo Kigali, hanyuma state cyangwa province ukandikamo Kigali city, hanyuma hepfo kuri zip code ugashyiramo 01. Ku bantu noneho batari mu mujyi wa Kigali, wenda batuye mu ntara Nyamasheke, ubwo uraza kwandika umujyi mukuru wa Nyamasheke, centre y'umujyi wa Nyamasheke ni yihe? Ese ni Nyamasheke ni yihe? Niba ari Rusizi, ubwo barandika wenda Kamembe, cyangwa bandika izina ry'akarere kugira ngo biborohere. Mwandika izina ry'akarere. Hari umuntu utazi ngo umurwa mukuru wako karere ni uwuhe. Urugero nka Gatsibo ni Kabarore, ariko wibuke ko hari umuntu atuye Kiramuruzi, nabyo biremewe, ni umujyi urimo. Noneho uraza kwandika province cyangwa state. Niba uri Iburasirazuba urandikaho Eastern, ugomba kumenya Eastern uko byandikwa. Mu Burengerazuba ni Western, mu Majyepfo ni Southern, mu Majyaruguru ni Northern, mu mujyi wa Kigali ni Kigali City. Ubwo mu Rwanda turabirangije. Ahandi mu bindi bihugu namwe muramenya intara zanyu n'imijyi yanyu uko iteye. Ibyo ngibyo iyo birangiye ukora submit. Iyo umaze gukora submit, bakuzanira amakuru agaragaza liveness ugiye gukora. Liveness identity confirmation, bakwereka hejuru akantu kabengera agafoto, barakubwira ngo are you ready for liveness test? No audio will be recorded. Nta audio iri bufatwe rwose. Bakakubwira ngo start recording, ugakandaho ugatangira gufata liveness. Liveness twaberetse uko ikorwa. Reka mbasubiriremo gatoya. Iyo ngo start recording, ubu ngubu ushobora gufata intebe ukicara nkuko nicaye uko nguko, ariko ntiwegame cyane gutya nkuko negamye. Ukicara neza, ariko inyuma yawe ukaba wegamye ahantu hari ibara rimwe. Icyo ukora ni iki, ukikanda muri start recording, telefone uyigizayo, iyo yiyegereje isura yuzuramo bikayiniga ntibone ko yemeza. Hanyuma rero bimaze kugiraho, kamera irafotora, look in the camera, reba muri kamera. Iyo imaze gufata ifoto bakabwira photo taken, barakubwira smile. Smile ni ukumwenyura, ushinga amenyo ku yandi
warangiza ukamwenyura akagaragara uti. Hanyuma iyo birangiye ntabwo bakubwira gukebuka iburyo, light, look light. Iyo bakubwiye kureba iburyo ntabwo uko wakabaye utya ntabwo igenda gutya ngo ashwi. Bakikubwira iburyo ubumba umunwa uti akananwa ku rutugu, umusaya niwo bakeneye. Ubwo ni liveness. Ubwo nkaba natwaye ntya telefone mbikora. Hanyuma bakubwiye look left, ibumoso, uvayo vuba vuti. Hanyuma uti urebamo ukareba ko byahuye, ubwo urayikoresha. Hanyuma bakakubwira look up, ureba muri kamera, up ni hejuru, uti urabireba. Iyo imaze gufata barakubwira look down, uti mpaka ubireba ko iyo birangiye uratuza ntunyeganyega kugeza bakubwiye successfully, ugakurayo ugakurikirana ibindi. Hanyuma rero iyo umaze gukora liveness bakuzanira ipaje ikugaragariza ya makuru wujujemo kugira ngo urebe niba hari icyo ukosora. Application review, hari akantu kabanziriza edit, ugakozeho ujya kubisubiramo. Akutabisubiyemo ugenzura ya makuru washyizemo ko ariyo wabona ariyo, ugahita ukora submit. Baguha next, next nanone niya makuru bagenzura wayabonye, ukareba indangamuntu yawe ukareba amafoto ko ariyo wabona ariyo, bakaguha submit and pay. Iyo umaze kwiyemeza yose kuri submit and pay ni ukuvuga ngo bawohereje imyirondoro yavuga uti ndabona ari nta makemwa. Iyo umaze gusubmitinga baguha message ikubwira ngo submit application, bakakubaza hasi mu ibara rya move mu nyuguti z'umweru ngo yes data is accurate, yego amakuru ni nta makemwa. Iyo ukanzeho cyangwa ukavuga uti no I want to edit, ndashaka kubisubiramo kubikosora, ariko iyo ukanze kuri yes data is accurate, amakuru ni nta makemwa, ukandaho ugategereza bikikaraga. Iyo bimaze kwikaraga babyemeye barakubwira ngo data is accurate, ukandaho ugategereza bikarodinga. Muri kwa kurodinga ukagera ahanditse ijambo congratulations, murabibona n'igikumu kize gutya, bakakubwira ngo thank you, see status. See status ubwo niho usubiraho bakakwereka yuko applied, byakozwe, review in progress, ugategereza igisubizo ko bavivura kuri 7 ndetse no ku 8. Iyo telefone imeze neza minota itarenze 15 10 ndetse hari abana igira 5 nako kanya ukabona barahavivuye hose, KYC yawe ukaba urayisoje, ukaba umuryohe. Ngo rero ukoze KYC utaruzuza ibindi bisabwa biba bigusaba gusubira inyuma nabyo ukajya kubikora. Ngira ngo ntabwo urugendo rurangiye. Iyi ni KYC, twabonye registration, none iyi ngiyi ni KYC, tuzakurikizaho n'ama verifications kugeza ubwo buri wese azaba intyoza, yaba ari ukwinjira, yaba ari gukora verifications, yaba ari gukora KYC, hanyuma n'ibindi no kugenda tumenya n'ibindi. Ngaho rero buri wese akomeze amayininge kandi aya makuru yageze kuri bagenzi be, buri wese agubwe neza. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza yari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints kuko ari yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu cyimbo umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshya aho dutuye naho dukorera. Hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite nasigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswa ahandi, duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako guhuya.
mu Rwanda kandi twihariye gukora amasitike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produit za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose, naho kurangura ni Remera ya ruguru ya gare ku Muhima hateganye na Hotel Kapi mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze ni Rusizi, ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produit za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Beta Paints, best quality, best price, good service.